izi ndege ahantu uzazisanga icyo gihugu kizaba gitinywa. Ni nayo mpamvu rero ibihugu byinshi byo muri Afurika bitinya igihugu cy'u Rwanda kubera izo ndege ndetse n'ibindi bikoresho bya karabutaka u Rwanda rugiye rufite. Ikindi kandi u Rwanda rufite abasirikare bakomeye bahawe imyitozo mu rwego mpuzamahanga. Usibye kurota wateye igihugu cy'u Rwanda nta kindi wakora usibye kwicara ugatuza. Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bikaze hano muri Afurika ndetse no hanze, gifite abasirikare bakomeye cyane bahawe imyitozo kandi imeze neza, ndetse n'ibikoresho bihambaye biri ku rwego hejuru, haba ibisasu, haba imbunda zikaze, haba n'indege zikaze twaze tubabwira. Wari watekereza gutera igihugu cy'u Rwanda uribeshya, utekereza nabi, utazibeshya na rimwe ukazasubirayo nabi, ahubwo utazatekereza kugitera ugasanga wowe baguteye. Barya baca umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo urucira mu kaswe rugatwara nyoko. Nizere ko ukanze subscribe, like and comment. Ikiganiro cyacu tugisoreje hano. Njye mwumvaga nitwa Mr. Jaxo. Niba ukeneye ibisobanuro twandikire hasi muri comment, kandi niba ukeneye no kuduha ibitekerezo twandikire muri comment. Ndabashimiye cyane. Nizere ko tuzahora mu biganiro byacu by'ubutaha.